Yes, reka nongere mbifurize igicamunsi cyiza kuri mwebwe mwese mutwumva mu masaha ya nyuma ya saa sita. Mbonereho kandi kubaha ikaze mwese abadukurikiye muri hano ku mugabane wa Afurika mu bihugu bigiye bitandukanye. Hanyuma kandi nanone nguhe ikaze wowe udukurikiye uri ku mugabane wa Amerika, abadukurikiye muri ku mugabane wa Aziya ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Reka mwese mbabwire nti mugubwe neza cyangwa se mbahaye ikaze muri aya makuru yo muri iki gicamunsi cyo ku munsi wo kuwa kane. Tukaba turi tariki 6 z'ukwezi rero kwa gatatu, turi mu mwaka wa 2025. Turagarutse muri amasaha n'isaha idasanzwe cyangwa se ni umwanya udasanzwe, ariko n'ubundi tukaba tugiye kugenda tugaruka ku makuru y'ibiri kubera hehe hano muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muti biteye bite rero? Ndagira ngo mbabwire ko tugiye kugaruka noneho hano mu mujyi wa Goma. Turacyari kuri Monisco, ariko kuri none turacyari no kuri Omega, bivugwa ko ari buze koherezwa mu Rwanda. Mfite verisiyo ebyiri kuri General Omega, ariko no kuba mfite verisiyo ebyiri none namaze kumenya Omega abantu benshi ariko ushobora kuza koherezwa. Uwo bitiranyije na General Omega wamaze cyangwa se wapfuye, uyu ntabwo we afite ipeti rya general ahubwo afite ipeti rya koroneri. Ese ni koroneri nde? Avuka he? Atuye he? Iwabo ni hehe? Hari n'abandi basirikare rero ndaza kukubwira n'ubundi bari badiporoyinganye hano muri Nyiragongo, nabo ba hano muri aka gace cyangwa se hano mu Rwanda, nabo ndaza kubabwira ibigwi byabo naho bavuka. Bose rero bikaba bikuva ko M23 ibafitiye abafatiye hano muri Nyiragongo. Aba bagabo yaba uyu nguyu bari kwita ngo ni koroneri Omega, ndaje baha amazina ye bwite, ubundi ni Alias Omega, ni umunyamusanze. Mwari mubizi ni umunyamusanze. Ubwo rero kuri umunyamusanze urumva ntaho wanshikira pe, ntaho. Ubwo icyo bisobanura nareba nabi niwabo ndi buze kujyayo. Niko situation imeze. Ndaza kugaruka no kuri Monisco kwanza dore nanatangiye nta n'impamvu n'imwe yo kuri najya hirya no hino. Ni ukuvuga ngo mu makuru mfite ugiye gushaka backup y'ijwi, ibyo byaba ari sawa. Ni ukuvuga ngo mu makuru mfite Monisco niyo mpereyeho, ariko kuri uno ruhande ndaza no kubabwira nari nibagiye kubabwira ko ndaza kubabwira amakuru muri Sud Kivu. Neva ngo yakaniye yabyutse akoresha igisirikare icyitwa briefing, icyitwa umukutano cyangwa se ngo ni kuri parade, yababyukirije kuri parade. Yabategetse ati mugomba kububi no bwiza cyangwa se gupfa no kubaho, mugomba kugaruza Goma, mukagaruza Bukavu n'ibindi bice byose M23 yatwaye, mugomba kubigaruza. Izi ngabo sinzi uko ziri bubikore. Iyi nkuru na turaza kuyigarukaho. Narababwira ko rwose ejo nge ndibube nageze za Uvira muri za Bukavu yo hepfo hose, ejo ndongera amatembereza ibyo bice byo hepfo muri za Kamanyura nayo hose. Izo rero nava ko niyo makuru tugiye kugenda twibandaho, ariko tukaza guhamagara Vincent nawe akaza kugenda tugezaho cyangwa se tugafatikanya kugenda tubabwira nayo muri aka karere k'ibiyaga bigari. Ubwo urumva ni hirya no hino tuba tugenda tujya hirya no hino. Tudatinze rero reka duhere kuri Monisco banyiteje none nahise ninjira, natangiye kwinjira mu ndiba yabo cyangwa se hahandi abantu benshi batagera, nje natangiye kwinjiramo. Ubu tuvugana Monisco, impamvu murimo kubona mukabona Monisco ntishaka kuva hara mu mujyi wa Goma, ntishaka gusohoka hariya. Tugeze agatembere nanze neseye. Impamvu Monisco idashaka kuva hariya hantu, ifitemo ibyumba bibiri hano mu kigo cyaho kiri hano ku kibuga cy'indege. Ifitemo ibyumba bibiri yangiye ko M23 yinjiramo. Donc baretse M23 hose ijyamo iri gushakisha nyine ireba niba nta ba FDLR barimo cyangwa se nta ngabo za leta zihishemo. Ariko ibyo byumba bibiri iravuga iti ntabwo mugomba kubyinjiramo.
niyo mpamvu mu minsi yashize mwabonye hari akavido mwabonye gatrendinga abasirikare ba M23 bahagaze n'imodoka bya MONUSCO birimo aho ngaho ariko bari kubirebamo, bivuye aho hantu bari kubirebamo. Amwe mu makuru ndimo gukurura rero ku biri muri ibyo byumba, ibiri muri ibyo byumba MONUSCO yanze ko binjiramo, hameze gutya, donc hameze gutya, hari full zahabu, huzuyemo ikintu bita gold, huzuyemo ikintu cyitwa zahabu, iruzuye aho muri ibyo byumba ngo bimeze gutya, biraniha. Ariko nyine kugira ngo bazabikure hariya byababereye, donc ni urubanza rwananiranye, byaranze neza, byaranze neza, byaranze. Bari gukora za diplomasi zitabaho, babanje kuzana urwiyenzo kugira ngo M23 bavuga ati mureke tuvemo hano, barimo kugenda bayihimbira ibinyoma bati none, donc bakagenda bavuga ibiri kubera operation M23 iri gukora aho ngaho muri Goma, hahandi ngo yagiye gukiza abazarendo batangiye guhohotera abaturage mu bitaro. M23 yahagera bo bakazi babitransferinze, babigize ikintu gikomeye, bakagibitaransformamo ikintu kiremereye kugira ngo M23 nayo yumve ko itabakeneye kubana no muri uyu mujyi wa Goma, nirangiza ibahe inzira basohokana ibintu byabo, kuko nicyo gitutu rwo ati mureke twe dusohokana ibintu byacu. M23 muzabisohokana ariko tubanje kubireba. Bakavuga ko hari ibyo badashaka ko M23 irebamo bagomba gusohokana. Basabye M23 ko ngo nibura bifuza ko bazana, kubera ko M23 irababwira iti ikibuga cy'indege cyarangiritse, nta ndege muzabona, mugomba kubicisha uko byaba kose. Hari mu Rwanda nta kintu wacisha batagisatse. Bashobora kuzana ibyo bintu biri muri ibyo bikontineri hari abakanga tubabisaka, ariko ubwo kigera hari mu Rwanda already barabisaka, ku mipaka ho barabisaka. Ntabwo donc muri Kongo batarambuka no mu Rwanda barabanza bakabisakiraho muri Kongo, kuko ntabwo bajya kohereza ibintu muri Kongo mu Rwanda bitazwi, barabanza bakabirebamo. Buro basanze ari iryo buye, ariyo zahabu. Ngo ni zahabu, ngo niyo yabikozwe ngo yewe ngo niyo yameneka ku ihora ari zahabu. Ngo zahabu ari umuhanzi nigeze kubona birembye rero ati zahabu ni zahabu, ukabona niyo wayishira he iba ari zahabu, banazanayifata. Ntabwo rero ngo bashaka kugira ngo babahe bari kudiringana M23, ariko babuze ikiguzi bayiha, kuko ntabwo ijya ruswa, bari kudiringa byinshi cyane, bakazana ubujyanye. Reka kabwira uti muduhe indege, mutwemerere tuzane indege yacu ya MONUSCO ize, noneho nirangiza bafate ikintu cy'igikontineri ngo bashyiremo ngo ibyo bintu byabo, ngo nibamara kubishyiramo bagireho amahango, bashyiraho amahango, none ngo iyo ndege izazanye ibintu by'ibishumi mu kirere, ize bazizirike kuri cya gikontineri, iterurira aho ngaho itaguye. 23 ibyo ntibishoboka, ntabwo dushaka indege mu kirere cyacu, uzabitwara n'imodoka. M23 avuze ati ibyo byumba mwanze gusaka, mu byigumane ntabwo turi buze gutera namwe akavuyo ngo tujye gusaka ibyumba. Ni abanyamahoro nk'ayo nabagire, murabizi nanjye ejo buriya mwari kumva ibyanjye na MONUSCO, ariko M23 ibyo byumba mu bigumane, ariko tuzareba aho muzasohorera ibyo bintu. Hano benshi bati, bamwe bati buriya nibyo byihishemo abayobozi ba FARDC ndetse n'aba FDLR. M23 ikaba yari igiye kubacakira. Donc harimo haravugwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye kuri iki cyumba, kuri ibi byumba M23 banze ko yinjiramo. MONUSCO ibaye MONUSCO hano muri uyu mujyi wa Goma, MONUSCO ibaye akasamutwe, MONUSCO rwose ibaye gateranya, ariko ibintu byose yasaga naho yagiye ifata muhara cyangwa se yagiye icukura. Ntabwo bazi ko bazabikuramo aha ngaha, barayobye, wagira nabo nta makuru bafite ko M23 ifata ikibuga. Iyo baza kwimenya, ntekereza ko bakabaye baragize bate, bakabaye barabicikishije kera.
ngibyo ni bya munisiko, ngibyo rwose ibya munisiko. Mfite amakuru menshi cyane, mfite amakuru menshi cyane, ndagira ngo rwose ngende nyabagezaho cyangwa se tugende tubigarukaho. Hanyuma rero indi nkuru ya kabiri nababwiraga, tugiye kwigarukira kuri uyu mugabo bita General Omega, ukomeje kugenda avugwa nyine mu binyamakuru. Naje gukora ubucukumbuzi noneho sasa ninjira n'ahantu benshi batajya binjira, donc muri make narengereye. Ninjye wa mbere wanakurekinze nyamara Omega bamurashe yapfuye. Ese Omega yaba yagarutse? Ariko noneho dore amakuru mashya arimo arangera, indi verisiyo. Uyu mugabo avuga ngo ni Omega, ntabwo donc hari ahantu nakuye andi makuru avuga ko ngo ntabwo ari Omega General, ngo hari undi mugabo wiyitiriye ngo ni Alias Omega nawe wa FDLR ariko ufite ipeti rya koroneri. Uyu amazina bwite yitwa ngo ni Habarurema Emmanuel. Amazina bwite ngo ni Habarurema Emmanuel. Habarurema Emmanuel Alias Omega, akaba avuka mu mudugudu wa Mutuzo, akagari ka Kibuguzo, umudugudu wa Mutuzo, akagari ka Kibuguzo. Uyu mugabo rero akaba avuka mu murenge wa Shingiro, akaba ndetse avuka mu karere ka Musanze, donc ni umunyamusanze kandi hapa ahangaha mu murenge wa Shingiro. Umurenge wa Shingiro, akagari ka Kibuguzo, umudugudu wa Mutuzo. Ubwo abantu mutuye aho ngaho mwese murabizi. Ikindi breaking news gisa no kiri kunyemeza ko ari we bishoboka ko M23 iri buze kuba itanga mu minsi iri imbere tutaramenya neza, nuko uyu mugabo n'umuryango we, nje aho nkuye aya makuru indani, n'umuryango we wamaze kumenya ko M23 imufite, izasarambwe zimufite. Hangiza mukambwira ngo ntari report mabaza, ntabwo ari ibintu biba biremereye. Uyu mugabo yakoreraga muri Nyiragongo, yabaga hara muri Nyiragongo, ari naho habereye urugamba rukomeye cyane. Ndaje nkubwire n'abandi basirikare babanagamo nabo bari muri FDLR nabo bavuka hano muri Musanze, ndetse ajya kuvamo. Donc hari n'undi mumwe mu basirikare bakomeye bari bafite ipeti rya majoro bakoranaga, ariko ubu ngubu we yaratashe aba mu Rwanda. Ubwo nyine yaratashe nyine ari kubaka urwamubyaye, ari kubaka igihugu. We izo mbaraga abonye atazazimara, ariko imyaka ye ngo arinda asazira iyo ngiyo ishanga rwose, ari gukorera imbaraga, ari gukorera ibihugu by'abana batereka amanuka ajya kubaka igihugu. Afite ipeti rya majoro, akaba yitwa ngo ni Majoro Makuza. Makuza rero akaba atuye mu murenge wa Musanze, akagari rero akaba atuye mu kagari ka Garuka, akarere ka Musanze. Ni umurenge wa Musanze niwo atuyemo, akagari ka Garuka. Ngayo uyu barabanye hariya. Ubwo urumva yari ari hejuru, kuko umwe yari afite ipeti rya majoro, undi ari koroneri. Hari abandi bagabo rero umuntu avuga ati FDLR, abantu benshi baba muri FDLR usanga bavuka hano mu majyaruguru, abandi mu burengerazuba, usanga mu zindi ntara ari bake cyane. Abenshi bagiye bajya, abavuka nko mu majyepfo, mu majyepfo y'uburengerazuba, iburasirazuba, benshi usanga baragiye muri ya yindi yavuga ngo ni FRN. Uyu mugabo rero ntabwo amakuru natangiye kugenda nkura, ntabwo yafashwe wenyine, cyangwa se umugabo ntabwo yafashwe wenyine. FDLR bafashwe ni benshi cyane.
kuko baravuga ko hari uwundi witwa ngo ni Koroneli Makoro, nawe uvuka mu karere ka Musanze, umurenge wa Shingiro, akagari ka Gakingo, avuka mu murenge wa Shingiro, akagari ka Gakingo, umudugudu wa Ryambungira, ni Ryambungira, akagari Ryambungiro ni Ryambungira, atuye mu mudugudu wa Ryambungira, akagari ka Gakindo, umurenge Shingiro, akarere ka Musanze. Abantu muza ahantu munyandikire muri comment ati ndahaza, n'igihe mureta munambwira ngo ndamuzi. Mwaye nguko narababwiye ngiyo nacukumbe ninjiye mu kintu ndakinjiramo. Uyu nawe rero ntibibatangaze kubona nawe M23 imuzananye n'aba bagabo n'uyu mugabo uko barakorana. Hari n'undi rero ufite ipeti rya majoro bita ngo ni Majoro Magambo, alias Olas, wiyitaga ngo ni Olas, alias Olas, urumva ni Majoro Olas, ariko amazina yitwa ngo ni Magambo. Urumva amazina na ya kera, ntabwo akumva umuntu wavuba aha muri za bibiri bita ngo ni Magambo. Uyu avuka mu mudugudu rero wa Budasubira, akagari ka Mudende, ubwo urumva akarere ni aka Musanze. Avuka i Mudende, ni umunyamudende. Umudugudu ni Budasubira. Aba bose ni abarwanyi ba FDLR. Mu by'ukuri navuga ngo bagiye benshi, hari abagiye bacakirwa hano mu mujyi wa Goma. Undi afite ipeti rya majoro yitwa Nkundabatware alias Giango, alias Giango, Majoro Giango, Meja Giango, ngo niryo bakundaga kumwakura, ariko ni Nkundabatware. Ndimo ndagenda mbabwira nibanda kuri abanyamusanze. Uyu Nkundabatware rero we avuka mu mudugudu wa Nyundo, avuka mu mudugudu wa Nyundo, akagari ni aka Kibuguzo, umurenge wa Shingiro, akarere ni aka Musanze. Nguwo nabo ngabo rwose ngabo aba FDLR ruharwa bavuka muri aka karere ka Musanze, ndetse bamwe muri bo batangiye kugenda bafatwa cyangwa se bagiye banafatwa mbere na M23. nabo ngabo. Ariko nari nshaka kugira ngo mbabwire ko uyu witwa ngo ni Koroneli Oria, uyu nguyu ngo ni Koroneli Habarurema Emmanuel alias Omega. Uyu niwe biri kuva ko ashobora kuzana, naho ibya General ndakaba ndamabuye ahore murangi pe, cyararangiye pe. Nuko bimeze, nuko nguko bimeze. Hanyuma rero hari n'inkuru iri kugenda ihwihwiswa, yatangiye kugenda ikwirakwira cyangwa se iri kugenda kuri rezo sosiyo, irimo iravuga ko M23 yaba yatangiye gushyiraho banki cyangwa se yaba yafunguye banki, ariko bakaba batarayironshinga ngo biteguye kuyironshinga, ngo iyi banki ikaba igiye gukora hano mu mujyi wa Goma, nyuma y'uko hari hamaze igihe kitari gito bavuga bati abaturage bari kurira bati amafaranga yarabuze, banki zarafunze, tubura aho tubika amafaranga dukorera za transaction n'ibindi byose. Bari kurira byo ku rwego rwo hejuru. Mu makuru namenye nuko M23 igiye gufungura banki. Iyi banki rero nkaba nabonye rwose n'agafoto, baravuga ngo ni Bank of Kivu. Bank of Kivu, ntabwo bavuze ngo ni Bank of Goma,
ahubwo bahise Bank of Kivu, ubwo na Kivu Amajyepfo izisangayo kuko zose ni Kivu. Niko ibintu bimeze. Irondo ryatangiye kwivangura n'abajura kabaye. Ibimenyetso rero birimo kugenda bigaragaza ko uko byaba kose biri kugenda bishira ahantu heza, kuko birashoboka n'iyi banki buriya cyari ikintu kibangamiye abaturage. Gake gake bazagenda bakemura byinshi, bagenda bakora kimwe bashyiraho ikindi, mpaka ibintu muzashiduka ibintu byaramaze kuba ibindi bindi. Ayo ngo hanyuma ikindi kintu nongera ngo mbabwire wakoze Jeune Official, ikindi kintu ngira ngo mbabwire, indi nkuru kwanza iyo ntabwo ndi buyinjiremo. Shiraho Vincent twinjire mu y'urugamba turi kumwe. Uwitwa ngo Evariste Ndayishimiye yakamejeje. Evariste Ndayishimiye ngo yakaniye, yasabye izi ngabo ze za FDL cyangwa se igisirikare cya FDL imbere igisirikare cy'u Burundi ko bipfe bipfuke bagomba kugaruza ibice byose M23 yabambuye, harimo rero n'uyu mujyi yombi, yaba umujyi wa Bukavu ndetse hakabaho n'uyu mujyi wa Goma. Iyi mijyi yose M23 yatwaye barashaka kugira ute, barashaka kugira ngo bayisubize. Byatumye rero witwa Neva ngo ategeka ko ngo bagomba kurwana kibuno mpamagudo, bagomba kurwana umuhenerezo gupfa no gukira. Muri raporo akenewe ntabwo yifuza kugira ngo izi ngabo zizongere zimuzanira bivuga ko ngo mu by'ukuri M23 yabanesheje cyangwa se yabatsinze. Iyo ni report badashaka. Koresha WhatsApp. Ntabwo iyo raporo bayishaka kongera kuvuga ngo izi ngabo za M23 zabatsinze. Niyo mpamvu ngo yaramukiye mu nama babyutsa abaha inama idasanzwe, arababwira ati agasuzuguro ka M23 ntabwo nkeneye kumva. Ntabwo tugakeneye n'aka na gato. Ngibyo rero ibya General Omega tukaba tugiye kubigarukaho ku murongo barimo baranshakira. N'ubundi uyu mutaramu Vincent nawe ari bakurikiye iyi nkuru ndetse byo ku rwego rwo hejuru. No mpamvu mvuze ni inkuru ndayizama ari uko tumaze kumufatisha ku murongo, ariko igihe tutaramufatisha nanone naba mbabwira n'andi makuru, kuko ejo mu kiganiro cya kare nababwiye ntabwo itazaruvunge. Ejo abazarendo basubiranyemo. Ese ko mutambaje ngo basubiranyemo bigenze bite? Wazarendo mwandikira umuhe n'ubutumwa bwo kuri message busanzwe, turi ko yabaho ari niyo haba hatarirezo wenda kasimuka kakabona kajya hari rezo. Ni ukuvuga ngo izi wazarendo ikintu cyabayeho ni iki. Wazarendo murabizi ko aho bagiye bagenda basaba ahantu hose bo barwana, ahantu hakunda kurwana ahantu hari gusahure. Abagabo rero hari ibyo basahuye byinshi cyane, hari ibyagiye hari ibyo bagiye bavana, hari ibyo bagenda baka muri za Uvira bakura mu Banyamurenge. Habona Vincent yaje. Wiriwe neza Vincent? Mwiriwe. Komera cyane wongeye kwirirwa. Naje nirirwa neza kandi naje kuko umeze neza. Ewana meze neza gatanu kuri kagenzi kabo. Kamikoro. Naje rwose. Yes, nguhamagara n'ubundi ndi mu kiganiro, ndagira ngo n'ubundi rwose dufatikanye. Hari inkuru nagira ngo twinjiranemo
nava ko ubu muri amasaha rwose usibye kuba ari njye ufashe vola ariko ni wowe ugiye gusa n'uyoboye ikiganiro. Turahera kuri iyi nkuru. Uwitwa Evariste Ndayishimiye ngo yatumije abasirikare bose rwose ngo abakoresha inama idasanzwe. ndimo kumva ngo yakoresheje inama Evariste Ndayishimiye idasanzwe. nibyo nk'uko ubivuga Mhm. ndayishimiye urabona kiri kwegereza umuriro mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo Mhm. kuko nyuma y'uko abasirikare be bakubiswe inshuro barasiwe mu bice bitandukanye bya kivu y'amajyaruguru Mhm. byanze kuva ku izima ku gafaranga yahawe na kisekedi aho yahawe miliyoni 2 z'amadolari z'ishimwe Mm. ndetse amwemerera gukomeza kongera abasirikare benshi mu burasirazuba bwa kongo kugira ngo barwanye M23. Mhm. nibwo kinayishimiye rero yahise atumiza igisirikare agitegeka yuko bakwiye kurwanya M23 mu burasirazuba bwa kongo bakayirukana. Ararwanisha iki se shaho bafite n'icyo kurwanisha? Bararwana bate? Ni ikihe cyizere bifite no ko bashobora gutsinda M23 twabonye yagiye bagaragaza agati ahantu hose? icyizere cye ntacyo kuko ibikoresho ntabyo abasirikare benshi bagiye bahunga hirya no hino nyuma y'uko baturutse urupfu muri kivu y'amajyaruguru. bagiye bavuga ko bafite ikibazo cy'ibikoresho, bafite ikibazo cyo guhembwa kuko amasezerano yasinywe hagati ya kisekedi na Evariste Ndayishimiye yo kumuha abasirikare muri 2023 aho umusirikare umwe ari kujya ahembwa $5,000 by'idolari ngo Ndayishimiye ajya yikubitira ku mufuka ngo aho kuri $5,000 umusirikare muto akamuha amadolari 70, umusirikare mu bafite amapeti akaba amadolari 100 buri umwe. rero ibikoresho byo nabyo icyafite ni abasirikare nyine nk'uko ubu ngubu yohereje 15,000. Already yamaze kudeployinga 15,000 hano muri Sud Kivu. Ni Sud Kivu ndetse no muri Nord Kivu kugira ngo bahangane na M23 nk'uko we abivuga. ariko wareba ukabona imbaraga nazo niba nta bikoresho bafite, niba iperereza riri hasi, niba guhembwa badahembwa harimo ikibazo. abasirikare benshi bagiye bava muri biriya bice byo muri kivu y'amajyaruguru cyane cyane nko mu gihe cya 2025 umwaka utangira bizi yuko hari n'abahunze. Yego. n'abanze kujya ku rugamba barabacyura, harimo n'abasirikare 48 baherutse gucyurwa barafungwa. noneho n'abandi yazanye mu gace ka Uvira yabategetse yuko umusirikare uzasubira inyuma ko bazahita bamurasa. Ibyo ko nta munsi batabikozera. yabategetse ko uzasubira inyuma agasubira mu Burundi. urabona ko Uvira ni Burundi. yabategetse ati umusirikare uzava muri Uvira agaruka mu Burundi muzamurase. kuko bagerageje kubafunga bigize ko hari benshi bagaragaye bagera muri 320 muri 2024 yafunze. hari 150 yafunze muri 2023. hari abandi ejo muri 48 yafunze. hari abandi bahungiye mu bihugu bituranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo batagerwa nabi nibasubirayo. hari abandi bafashwe na M23 bihakana. abo bose urumva rero ntabwo batuje. Evariste Ndayishimiye niyo mpamvu n'ubundi adatuje. aravuga ati abasirikare bahunze bakaba barinze kuri Red Tabara ko banjirira nabi. ukaba utabikora gusa ku nyungu ziwe z'amafaranga gusa akeneye, ahubwo akomeza kongera abasirikare muri aka gace kubera ko anatinya ko Red Tabara yazamukubita vuba aha. kubera ko ari hariya mu by'ukuri ingabo z'abarundi nizo ziri kugira ngo zirwane zonyine ko batesime ziri hafite intwaro. abazarendo nabo bari kwicana buri munsi basubirana, murabizi ko icyaba ari ukwemera ngo akine amayoga. ariko bagakomeza kurwana nyine kubera ibyo bibazo byose aba afite, avuga ati nibarwana uko biri bugende kose biraba ibibazo. arakomeza bakifatanya na FPR akaba aribo bakomeza kurwana, ariko igihe kimwe ugasanga ari kwivuguruza. nk'uko mu nama iheruka kuri 27 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka
aho yahuraga n'abadiplomate bo mu gihugu cy'u Burundi yari yababwiye yuko ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo byakemurwa n'ibiganiro. nawe ubwo yari yamaze kwemeza yuko byakemurwa n'ibiganiro, ariko bakaba bari kwivuguruza kohereza abasirikare ngo bajye kurwana n'ikigehungeho. ukaba wibaza rero icyo ashaka bikakuyobera, ariko wareba urundi ruhande ukabona ni icyo kibazo cyo gutinya Red Tabara akareba ko yayikumira niba biramu bizamushobokera agakora muri ubwo buryo. Yes, hanyuma Vincent urakoze cyane ku bw'ayo makuru cyangwa se rwose ku bw'iyi update ije iziye ku gihe. Wenda uracyari kuri iyi nkuru y'aba basirikare? Kuri iyi nkuru ni uko twamenyesha abantu ko n'ubundi bamaze gushyira ibibunda bikomeye aho bita Vugizo. bamaze kuhashyira ibibunda bikomeye ndetse na za drone ngo zigenzura umutekano n'imbunda nini za 7 milimetre na 120 milimetre zerekera ubwo ziri muri Kongo cyangwa ziri ku mupaka n'u Rwanda. bazishyize ku mupaka w'u Rwanda, ziri ku mupaka w'u Rwanda, zikontorora ibice bya Kongo ndetse n'iby'u Rwanda. Rwanda ko mu by'ukuri hashyize igisirikare cyishyura ibice bihana imbibi n'u Rwanda ndetse n'ibindi bice bihana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. ubona ko we icyo ashyize imbere ari intambara kurenza ibindi. ubwo ntibivuze ngo u Rwanda narwo rugomba guhita rushaka iz'ubwirinzi nini nazo narwo rugashyiraho hafi burubwo aba bagabo ntibarasa mu Rwanda ko tuzi ko bakorana na za FDL. ubwirinzi bwaragaragaye, rero ubwirinzi byo burahari. ndumva ibintu bitoroshye kabisa. ubwo hanyuma kuri kote M23 bo barabivugaho iki niba bamaze kubona ayo makuru? ikomeje ivuga yuko izakomeza kurwana ku baturage kandi igakomeza gusaba igisirikare cy'uburundi ko cyasubira iwabo, ariko ikomeje operasiyo zayo muri Uvira ndetse no mu bice bitandukanye bikose Uvira, uburyo abasirikare b'abarundi nta yindi nzira baba basigaranye icyo gusubira iwabo. yego ntabwo byoroshye byo birakomeye mu burasirazuba bwa Kongo, ariko aho bikomeye cyane ni abarundi bari muri ibi bice bya Uvira kuko n'abari mu kibaya cya Rusizi. M23 yamaze kubafata kuko iri ku misozi yose iri muri biriya bice, nubwo akomeza kohereza ingabo, mu by'ukuri bari mu bibazo bitoroshye byaba by'ubukungu byaba by'umutekano ndetse n'ibindi bitandukanye. ntabwo biri buze koroha pe. none se tukiri iyi nkuru ya hano ya za Uvira, aba South Africa bo biravugwa ni iki kiri kubavugaho ko tuzi ko nabo ntabwo gakuru ka South Africa ko tuzi ko South Africa nayo n'ubundi isanzwe yambukana n'abarundi. ubundi bitwara bimenye yuko aba South Africa basigaye bambuka bambaye imyenda y'abarundi, bivuga ko 15 ubundi barimo nabo barimo baravanze, ariko muri iyo message Neva aba yatanze ntabwo abarundi ntabwo aba South Africa ibibarira. urumva rwose ni nawe ukontorora kariya gace kubera gahana imbibi n'igihugu cye, kandi ibikoresho biza bikaba bituruka mu Burundi ku kibuga cy'indege cya mbere cyo Rugagahe. abari hariya bose niwe wakomandinga, rero n'ubwo amabwiriza bagenderaho, yaba FDL yaba Wazalendo yemewe kurwana yaba FARDC yemewe kurwana. ndayishimiye ubakomandinga cyane cyane ko Gisekedi yavuze yuko abantu bayobora igisirikare cye bagiye barya ruswa, nacyo cyatumye amuhiza miliyoni $3 kugira ngo amufashe kuyobora urugamba afatanyije na Jean Pierre Bemba. abarundi rero burebwa njye ndumva rwose nta kundi kintu cyo nakongera, ahubwo ni uko nyine binjiye mu rugamba, numva ari urugamba rukomeye cyane. ikintu kinateye impungenge nizo mbunda nyine bashinze zireba mu Rwanda ngo zirarinda nyine umutekano muri ibyo bice nyine z'abarundi. reka tuze kureba ubwo nyine abarundi uruzaba nyine ubwo bazarwishyigishire, baravuga ngo urwishigisha ararusoma, ntabwo nzafatanya nabo kurusoma. twigire ku yindi nkuru Vincent, niba nta kindi wakongera kuri iyo nkuru. Bertrand Bisimwa maze gutangaza nyuma y'uko ihuriro M23 bagize icyo bavuga ku byo bashinzwe n'imiryango itandukanye ko bashimuse abarwayi mu bitaro bitandukanye.
Urabizi ko makumyabiri na gatatu inkuru twavuze mu gitondo ko yabihakanye itera utwatsi yashinzwe n'umuryango w'abibumbye igice cya MONUSCO. N'ubundi Bertrand Bisimwa ahita asimbukira ku rukuta rwe rwa Twitter arandika avuga yuko ingabo z'impinduramatwara ziri mu gice cya AFC bivuga Armée Révolutionnaire Congolaise ariyo abantu benshi bazi ku izina rya M23 uko yakoze ibikorwa byo kubohora ibitaro n'abakozi b'ibitaro bari barafashwe bugwate n'ihuriro rya Kinshasa ririmo FARDC, FDLR ndetse na Wazalendo bakaba bari gukoze ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere mwaka 2025. ariko ngo izi Wazalendo wana ngo zaviyoraga ngo abadamu bari mu babo mu bitaro aho ngaho. Icyo bakoraga gusa avuga yuko ngo abasirikare ba Tshisekedi bari baragiye boherezwa mu mijyi itandukanye ari nijoro kugira ngo bice abantu mu buryo butandukanye ndetse bakiba n'iby'abandi bakabuza abaturage umutekano ngo baza kugera aho bajya no mu bitaro akaba aribo bajya bataha basavuye gukora ibikorwa bibi. Abakozi b'ibitaro bakaba batari bafite umutekano kubera abantu bagendaga kwiba hanze bakagaruka gutura mu bitaro bakagenda bakora ibikorwa bibuza abaturage umutekano ndetse n'abakozi b'ibitaro ndetse n'abarwayi. Bakaba barafashe icyemezo rero cyo kubakuramo ahakana ibi ngibi nyine byavugwaga n'iyi miryango bashinja yuko ngo babashimuse. Reka ubwo rero tukomeze turebe buriya ibi ngewe nahoze mbona ari ibinyoma MONUSCO iri kugenda ihimba kugira ngo M23 ibarekure bave hano mu mujyi wa Goma, kuko hari ibyumba ngo banze ko M23 isaka abantu bashobora ko bishobora kuba birimo zahabu ariko ngo babuze uko bazivanamo hariya. So rero birashoboka ko bari kugira ngo bayishyireho igitutu ibarekure batahe, wenda itanabasatse bahave babavira aho ngaho babone nyine uko bisanzura cyangwa se bifashisha ibyo ngibyo byo bari kugenda bavuga nyuma biri gukorwa na M23 nyuma y'uko ihageze, donc babigire nk'iturufu kugira ibarekure bave hariya uko bashaka, kandi ni ibintu bitashoboka pe. Biragoye kuko tubona ko yakanuye cyane kugira ngo batayica mu bihugu. Indi nkuru se ni iyihe? Indi nkuru ni uko Jean Pierre Bemba akomeje gushinja Perezida Joseph Kabila Kabange yuko wafashe umutwe wa M23 ndetse bagafasha n'undi mutwe witwa Makondo. Ariko ibi ngibi nta munsi batabivuze kuva kera, kuko we n'uwitwa Gisekedi bigeze no kugira gutya bamusenyera inzu bavuga ngo akorana ngo n'ubundi ngo na M23 icisha sinzu barayihirika bahashyira ngo mu bikorwa remezo bahashyira umuhanda. So urumva rero rwose ibi ngibi byo Bemba yavuze wenda usibye utwo tundi tuntu tugiye kongeramo tudasanzwe, ariko kumva ngo Bemba we na Gisekedi bari guhiga uyu mugabo Joseph Kabila Kabange nabyo ni ibintu bisanzwe. Yuko ubundi uyu nguyu asanzwe ari Vice Premier Ministre ushinzwe ubwikorezi yabivuze ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu neza hashize, avuga yuko Joseph Kabila wari ushyigikiye umutwe w'inyeshyamba wa M23 yongera gushinja u Rwanda ko rushyigikiye narwo. Avuga ibi ari bujya bita kwiru. Aravuga nanone ngo Joseph Kabila ashyigikiye umutwe wita Mugondo abamaboro ndabareba bikaba bigamije ngo gusenya ubutegetsi bwa Kinshasa. Amagambo y'urubyiruko ngo rukwiye kujya mu gisirikare kugira ngo rubanze gutsinda ngo M23 ngo nabo mabondo. Aravuga ati twebwe rwose nimuze dushyiramo kugira ngo tubone imbaraga maze dutsinde ngo aba bantu batwiyinjije ngo abantu bashaka kwigarurira igihugu cyacu. Abivuga mu by'ukuri ubona ko ashinja Joseph Kabila kuba umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ari we ufite uruhare ngo yashyigikiye ngo iyi mitwe yombi barwana. Hanyuma Kabila arabivugaho iki? Joseph Kabila arabihakanye avuga ko ibi ngibi ari ibikorwa na Gisekedi mu buryo bwo kugira ngo ajijishe amahanga yari kwerekana ibyamunaniye barebe twerera ibibazo Kongo ifite. Urakoze cyane, twajya ku yindi nkuru. Indi
yavuga ati rwose turabasaba ko minisitiri wungirije ushinzwe ubutegetsi bw'igihugu yitwa Eugenie Kiyarasamba yitwa Eugenie Kiyarasamba yasabye urubyiruko rw'abakobwa rw'abasore bose kujya mu gisirikare kugira ngo barwanye u Rwanda kuko bari rwamuteje mu by'ukuri ukabona yuko icyo bagamije ari ukugira ngo bamarishe urubyiruko rwabo rujye muri polisi rujye mu gisirikare babashe kurwanya mu Rwanda mu rwabateye mu bice bitandukanye bya Kongo. Nta nubwo bashaka kurwanya M23 bashaka kurwanya u Rwanda niko babyita bakaba babona u Rwanda rwabateye bakavuze ko ari M23 igizwe n'abakongomani bene wabo barahindura imvugo bakabyita u Rwanda ariko muri ya gahunda yabo guteza u Rwanda. Hanyuma rero abaturage abo basore n'inkumi batangiye kwiyandikisha biyandikishije nk'uko nabi yabivuze n'ahandi bari kubasuka kugira ngo bajye gupfira ubusa biyandikishije ku bwinshi ubu barimo kujyamo kugira ngo bahangane ngo nayo mu 23 bahita u Rwanda ubu natwe turabategereje kugira ngo turebe mu by'ukuri koko ibyo bavuga nyine niyo baziteza u Rwanda ariko u Rwanda ntiruhwema kuvuga yuko rwashyizeho uburyo bw'ubwirinzi kugira ngo abahanyura cyangwa n'abo bose bashaka kugira ngo bahemukire igihugu babe bakwitabara bakoresheje ubwo bwirinzi. Yego yego ko u Rwanda narwo rwose ko icyo bakoze ubwirinzi bwarwo aba ngaba bavuga ibi ngibi ntabwo byabakanga ntabwo byoroshye. Hanyuma andi makuru ni ayahe? Amerika yateye twatsi ibyavuzwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko ngo bafite amabuye y'agaciro ngo bakwiye kuza muri Kongo kubafasha guhashya M23. Amerika yababwira ati twebwe tuzi ko dusanzwe turabafatanyabikorwa banyu atari ibyo by'intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo ntabwo dushaka kuyivangamo. Mu by'ukuri ubona yuko icyifuzo cya Tshisekedi guhamagarira Amerika kuza kubafasha kurwanya M23 ntabwo bacyumvishe babaye nk'abakirebesha amazi ariko bakirenza ingobi bagiteye utwatsi rwose. urumva ko rero ibyo yifashishaga yereka amahanga ati muze mucukure amabuye bari kugenda babyanga. Byavuzwe n'uwo sekretari Rubio ariko se ubundi twebwe dushobora dufatanya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bikorwa bitandukanye. Ariko se ubundi tutabeshanye ubundi abantu afite bo yemereye amabuye ko kazabona n'ayabaha ntabwo tubizi n'uko ariko ntabwo babasha no kuyagabana burya ari no kugenda yongeramo n'abandi ntabwo babasha kuyagabana ariko yabemereye inama yenda ko bazahura ati tugiye gutegura inama tuzahura na perezida Tshisekedi wa Washington ati tuganire akaganire na Trump ati tumenye ibyo twaganira ku byerekeranye n'imibanire ariko ibyerekeranye n'amabuye y'agaciro rwose ntabwo tubirimo. Urumva ko mu by'ukuri hari aho batekereza bati ntabwo twikwiye kwivana mu bibazo byanyu dukwiye aho gukureka nawe mukishakira ibisubizo. ntabwo byoroshye ntabwo byakora ku ruhande rwabo mu gihe batemera gukemura ibibazo byabo. hanyuma wenda gato cyane hari inkuru ivuga ko ngo M23 yaba yashyizeho bake amakuru wawe wayabonye? M23 ntabwo irayishyira ariko yatangaje ko kubera ko Kinshasa ikomeje kubafata nabi kandi ko mu bice bafashe hajyamo amabanki afungura yatangaje yuko azashyiraho uburyo hagira andi mabanki bemerera akaza gukora. N'ubundi biracyari mu bikorwa ngo mu minsi ya vuba baraza gutangaza amabanki yemerewe kuza gukora muri ibi bice bigenzurwa na M23 nk'uko tubikesha ikinyamakuru Kivu News cyagiranye mu biganiro n'umwe mu bayobozi ba AFC nk'uko kibivuga. Ubwo natwe dutegereje kureba izo banki bazarucinga tukamenya ko zizakora banki muri igihugu utabyemera tukamenya ingamba bashyizeho n'uburyo amasezerano yabo avuga numva tuzagenda tubiganira mu bihe bitandukanye. aha twakomeza n'izo nkuru cyangwa se amakuru wategura abadukurikiye. Kinshasa ikomeje kubonera ibiti mu matwi
byerekeranye no kuganira na M23 nk'uko byagiye bisabwa n'imiryango itandukanye yaba Union Africaine yaba umuryango wa EAC cyangwa SADC binahuye byose byarabyanze yuko bakwiye kuba ibiganiro hagati ya M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu buryo butaziguye ariko ubutegetsi bwarabyanze nubwo M23 ikomeza gufata ibice bitandukanye ubona M23 ikomeza kubahatira ko baganira ariko ikabyanga igakomeza gushaka imbaraga z'igisirikare hirya no hino igenda izenguruka ibihugu ariko ukabona idashaka kuganira nabo rero ukabona M23 nayo idashaka gushyira intwaro hasi ikomeza kubarwanya ariko minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo Wagner witwa Wagner Judith Suminwa yavuga yuko inzira isigaye yo kuganira na M23 ngo ari Massachusetts na Nairobi M23 bakaganira n'indi mitwe yose yitwaje intwaro M23 yagiye ihakana kenshi ikavuga ko idashobora kuganira na Kinshasa n'indi mitwe yitwaje intwaro kubera yuko itameze nk'iyo mitwe yego bikaba bikomeje rero gutera ikibazo aho M23 ikomeza gufata ibice bitandukanye abazarendo basigaye mu mazu ndetse no mu bice bitandukanye bagakomeza gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga bakaba bati kuki bataganira kandi aribwo buryo bwiza baravuga ngo M23 barayifata n'indi mitwe isanzwe kandi byarerekanye ko ifite imbaraga ubu si ukubonera ibice mu matwi kugira ngo bamarishe abaturage bakoresheje imitwe y'itwara intwaro irimo FDL ndetse na wazarendo bikaba ari ikibazo kibazwa n'abantu bose kuba batemera kuganira kandi baraberetse ko bafite imbaraga aha ndumva ibintu bitoroshe ntabwo ibintu byakora mu gihe cyose basaba abantu kuganira ariko ntibabyumve niba batabyumva ni ikibazo gikomeye cyazateza n'ibindi bibazo ejo cyangwa ejo bundi hanyuma se andi makuru ufite ni ayahe wenda tugenda ni n'ayo muri Rubero wenda nk'amakuru yo muri Rubero ufite ni ayahe mu bice bya Rubero bizi yuko ukomeza ugenda werekera mu bice bya Ituri hari uwarwanya ku butegetsi bwa Thomas Rubanga bitwa twari twavuze ko tuba yarawugiye muri Repubulika ya Demokarasi muri Uganda ariko biravugwa yuko yarashinzwe umutwe mu w'inyeshyamba ngo wifatikanyije na M23 kurwanya ubutegetsi bwa Kinshasa ibi ngibi ni ibiri kuvugwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa kubera ko bwatangiye kubimushinja bikaba ngo yabashinzwe undi mutwe mu wifatanyije na M23 kugira ngo bakomeze kurwanya Tshisekedi ariko Thomas Rubanga akaba ntacyo yari yongera kubivugaho bakaba banga umutwe uherutse gushinga witwa Convention pour la Libération Populaire bita CRP wararubiwe ariko se kuba M23 iherutse kwandika itangazo ikavuga ko ngo ihamagariye imitwe ndetse n'amashaka ngo bikaza bikiyunga muri AFC bikabiyungaho bagafatikanya guhirika ubutegetsi ibi ntabwo biri buze gutuma nyuma y'uko Isano yamaze kugira ahantu hatari hatoya ho ikontoroye ndetse umutekano ukabuganje hameze neza ntabwo biri buze gutuma iyi mitwe yose twabonaga iri kurwana ku butegetsi bw'Kinshasa yose igahita iminanduka igahita yiyizira ahubwo igafatanya na M23 kuko ubu nta aderese bagira ubu ngubu urabona iyi mitwe yose yabaga muri Kivu y'Amajyaruguru muri Rucuro na Masisi na Nyiragongo inyinshi yamaze kwirukanka ubu ngubu za Warikare kandi naho bari gutegura ama operation imiri muri Sud Kivu iyi mitwe ntabwo biraza kurangira ahubwo yizikiyunga nayo 23 ahubwo noneho FARDC ikazajya ari yirwana ivuga ngo ni coalition yabagabyeho igitero nabyo birashoboka ko iyi mitwe ishobora kubona nta kirwanira ikifatanya nayo 23 kuko n'indi mitwe yagiye yifatanya nayo kubera yuko babona yuko 23 ifite imbaraga babikora kandi birashoboka cyane tukabona abatenyeye umugozi umwe bagiye kurwanya ubutegetsi bwa Kinshasa hanyuma ubu tuvugana rero wenda tukiri hano muri Kivu y'Amajyaruguru ubwo tubaye turi twigarorengagijeho gaturumva mu kanya twoze tuvuga hano muri Sud Kivu ubu tuvugana imirwano igeze na Rubero hariya cyangwa se muri Rubero na Butembo
imirwano ubu igeze mu makuru ufite. uyu munsi nta mirwano yabaye irwera aratuje ndetse na butembo biriho nuko nyuma y'uko ingabo za FPDF zigiye mu ibi bice bajyana izindi ngabo nshyashya ubu nk'iminsi nk'itatu nta mirwano ihari barabifosinze muri make nangwa barabadirishije nibo bazarebe yari yarwanye ubwari yisubiraniramo ariko ubu ngubu batuje ntabwo bakiri kurwana byatuje ntabwo byoroshye. Hanyuma se ku makuru wenda yandi wari ufite ni ayahe? dusoza andi makuru yerekeranye na ambasaderi wa Union Européenne mu bihugu by'ibiyaga bigari aho mu by'ukuri yagiye ikicaza aganira na perezida Tshisekedi ndetse n'abandi bayobozi batandukanye ba Kongo akomeza avuga yuko azajya no mu bindi bihugu bitandukanye aze mu Rwanda ajye Ethiopia ajye Tanzania ndetse no mu Burundi mu buryo bwo kugira ngo bashakire akarere amahoro ariko hareba ibyo yasohoye nyuma y'uko havuye ukabona atagamije gushakira akarere amahoro ahubwo agamije kugateranya ukubona abwira leta ya Kongo y'u Rwanda nayo 23 bikurikije uburyo bagiye babivugana mu masezerano atandukanye ariko yabagize akavuga ngo leta ingabo z'u Rwanda ko zikwiye kuba ku butaka bwa Kongo ngo kandi wakubahirizwa ku byemezo byagiye bifatwa mu byo byerekeranye no guhana u Rwanda ndetse n'ibindi ubona ari ukushyira umuriro ahubwo mw'ibi bihugu aho gukemura ibibazo bihari. Abantu urakoze cyane rwose ku makuru meza duteguriye muri iki gicamunsi. Urakoze nawe ndagushimiye. Ubwo komeza ukurikirana ndindi mu masaha y'umugoroba. Okay. Yes, ngayo nguko rero murabyumva Vincent rwose ayo mu karere yari yagafashemo ivumbi ryari ryatumutse. Reka tugaruke rero natwe ubwo turimo turagenda tugana ku musozo munyemere tubanze tugaruke n'ubundi hano muri uyu mujyi wa Goma by'umwihariko twibande kuri izi nkuru zikomeye cyane n'ubundi ziri gukomeza kugenda zigaruka zitrendinga cyangwa se zigenda zigaragara. Mu kanya gato nahoze mbona mu gikari hari abantu bahoze banyandikira babwira bati se kubera iki iyi MONUSCO nta kintu ngo bakoze ibibi byose bishoboka babikorera M23 ariko M23 igakomeza kugenda ngo ibereka iza kibyeyi impuwe. Ariko reka musubize nkubwire ko izi ngabo za MONUSCO ni ingabo z'umuryango w'abibumbye zibungabunga amahoro, ni ingabo n'ibihugu bigiye bitandukanye biba byarikusanyirijemo hariya byangiza bikaza. Rero izi ngabo zo ku isi nyine bazi ko ari ingabo zigarura amahoro cyangwa se ziba zagiye gutsura amahoro, ntabwo no gupfa kuzataka ibyo wakora byose, ntabwo guhita uzataka ukavuga ngo ugiye kuzigabaho ibitero, ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye. Ariyo mpamvu bigora cyane M23 ikagenda MONUSCO ikabagambanira igatuma babarasa ikabagusha mu mitego, ariko barangiza bakihangana. Kwihangana bitera kunesha, niko nabonye abakristo bajya bavuga ngo kwihangana bitera kunesha. Gusa ariko nabo barakubwira ngo aho kwica gitera wica ikibimutera iribuye ry'agaciro riba he hano muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo birwaga bari gucukagura hano muri Kongo. Ariko noneho kuva M23 bayigabyeho ibitero byinshi irihangana bicamo abatakara nyine ubwo abagenda baragenda, ariko ibinombe ya suruse yabo y'ibyabazanye muri Kongo ahenshi yamaze gupfundikira ashyizeho umufuniko. N'utwo bari bafite rero bashaka kugira ngo bacikare turano mu mujyi wa Goma, natwe 23 iri kubacunga ngo ireba aho bari butunyuze. Uko rero uko ibintu bimeze, MONUSCO rero sinzi ikiguzi iri butange, ariko MONUSCO ntibize kubatungura. Iyi MONUSCO muri kumva turimo turavuga, iyi MONUSCO ntibize kubatungura ayikimbije. Cyangwa se ukumva barayibwiye bati
genda, kuko MONUSCO ubundi bayisabye kenshi kugenda ariko ntishaka, iracyashaka kubamo hariya, ariko baraterura n'imodoka bagiye n'ahantu runaka. Makumyabiri na gatatu hanze harabashizeho n'ibyuma bikontora ko hari ikintu cyitwa ibuye ry'agaciro gisohotse cyangwa intwaro zidasanzwe. Babariho rero kando ntaho gucikira bahari. Uyu mujyi wa Goma rero urebye iterambere ririmo riragenda riba ryiza. Ubwo buriya bundi uko ngiyeyo bagomba kuza baha icyitwa update cyangwa se breaking news cyangwa se uko amakuru yahameze, kuko urabona n'umutekano urimo uragenda wiyongera. Goma ahubwo irimo amasuku cyangwa se ihagaze neza ku bijyanye n'umutekano par rapport na Bukavu rero nabonaga ishobora kuzabamo umutekano wuzuye, ariko ntasigaye ntangazwa no kumva, natangajwe no kumva ngo hari n'abazarendo bari kuza bagasa n'abiyahura bakazamo. Nagiye ntangazwa n'utuntu twinshi hano muri Bukavu, ariko uyu mujyi wa Goma burya ikintu kiraba wenda kikagera n'abakigenderamo, ariko icyo kintu iyo kibaye gikebura uwo kibereyeho. Makumyabiri na gatatu yakajije umutekano, patrouille ni nyinshi, ya mamodoka gisekedi cyangwa se izi ngabo zasize abakora akazi hano mu mujyi wa Goma bafite ikintu cyitwa igikoresho kiri hejuru. Hari ukuntu nabonye izi modoka za nyine zino jipe zino za Land Cruiser n'ubundi bagendamo abasirikare, ziba zifite nyine icy'inyuma, ubwo muhahita muzumva ni convoy. Kavuga convoy nibwo murabyumva neza. Hari ukuntu bagira gutya bakora ahantu bagasudira ahantu besitari ikintu cyitwa imbunda y'umusada 12 bakayigenga neza imbere. Donc patrouille birimo imbunda z'imisada zikomeye gusa, kugira ngo mwumve ko hano hantu ibintu biba bidasanzwe. Patrouille birimo ikintu cyitwa imbunda y'imisada, za mbunda zigenda muri kampani, muri paratuni, abasirikare 30, hari igihe bazigenda ari section. Tuva aho ngaho machine gun roche, za mbunda zirasa za tank AK-47, mbunda nyinshi baba zifite ku bwinshi utareba ibintu by'akazi. Ngayo rero uko ibintu bimeze. Aba rero rwose nababwira nti 23 hariya mu mujyi wa Goma umutekano irimo irawurinda neza. Witwa Bahatero cyangwa se guverineri mwabonye ko rwose asigaye nawe yikoza mu byaro iyo ngiyo rwose akava mu mujyi. Ikindi gihe bavaga mu mashyamba bagiye nyine mu mahanga mu manama n'abaturage, ariko ubu noneho bari guturuka mu mujyi kwita imodoka barangiza noneho sasa bagahita bagira bagahita bajya mu nama, barangiza bakongera bagataha mu mujyi. Bababwira ngo rwose icyari inyeshyamba ubu bararyoshye. Gusa ariko nagiganiye n'umuturage arambwira ati buriya ntubona uyu mujyi wa Goma abaturage uri kubonamo ni bake. Ngiye ko mbona ari benshi cyane, ari benshi byo ku rwego rwo hejuru, hatabubona ni bake. Ati Goma ibamo abaturage benshi cyane, hari abandi bahunze na n'ubu bataragaruka. Goma iba yuzuye, ariko njye nyamara nigeze niba yuzuye. Ntabwo byoroshye rwose. Ibiri hariya na doke birakomeye, uburyo umutekano urinzwemo birakomeye. Hari abasirikare ngo bari baragiye ku ijwi, ubwo nyine bari barahunze bahungira hariya ku ijwi, nabo ngo babuze uko bazavamo ngo bavemo, kuko babuze inzira ibasubiza Bukavu, babiri yabasubiza Goma. Abo rero bamaze kubya babonye bibayobeye benshi bibera abasivili. Ubu ngo baratuye hariya ku ijwi, baratuye baratimaje da. Ibintu byarabacanze, sinzi uko bazavayo.
hariya rero baramutse hagiye kurwana habera y'urugamba rukomeye kuko nta donc kugira ngo byasaba ko ari indege ziza kubafata zaca mu kirere cya M23 ntibyashoboka. Donc n'igihugu kigomba kubibagirwa bakibera abaturage bisanzwe. Igihe 23 izagera ikagenda igiye kubararuza igenda ishikira itoragura. Ngayo rero amakuru nabategure muri iki gicamunsi cyangwa se muri aya masaha nyuma ya saa sita. Ubwo reka mfate akanya nshimire cyane abantu mwabanye natwe kuva ku munota wa mbere kugeza kuri uyu munota wa nyuma. Hanyuma rero ubwo umutaramu nawe rwose arakubwira ati roho nzima mu mubiri muzima. Komeza mugerwe na gahunda zacu. Asante. Roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera akabariro. Ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hituruje kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'i Burayi nka Finland, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa n'ahandi Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 99 05 76.